udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana kuri Trust and Obey channel. Njyewe ndi Musoni Flavier. Reka dusenge mbere yuko twiga ijambo ry'Imana. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe ukunda umuryango, wowe wirukanye Satani mu muryango wo mu ijuru kugira ngo amahoro aganze. Ababyeyi bacu icyaha kimaze kuboneka mu isi, wirukanye Satani ndetse ababyeyi bacu bahisezerano kugira ngo nibaryizera bazagubwe neza. Uyu munsi wa none icyaha kirimo kirigarurira isi kandi imiryango nayo iri mu isi. Twongeye kukwiyereka kugira ngo nk'uko ijuru rigira amahoro kandi ukaba wifuza ko imiryango yacu iba ijuru rito, uyirukanyemo Satani turakwinginze. Bana natwe rero ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera muri iki cyigisho kidasanzwe cy'umuryango, uduhe kugira ngo ibitekerezo byacu bihe agaciro cyane cy'ijambo ryawe rifata, kugira ngo imyanzuro twajyaga dufata n'ibyo twateganyaga n'uko twari tubayeho bihindurwe nawe, kugira ngo iri jambo ryawe riduhindurire imitekerereze kandi abana bawe abe ariwe dutegaho amakiriro y'uko iby'imiryango yacu byagenda neza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tujye kwiga n'icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibifaranga, amafaranga, udufaranga. Ariko ikibazo kikabaza ngo muri ibyo byose ufite iki? Ese ufite ibifaranga? Ese ufite amafaranga? Cyangwa se ufite udufaranga? Mu by'ukuri mu miryango yacu usanga hari ibintu byinshi bihabera. Imiryango myinshi usanga abantu barimo kuganira, ugasanga hamwe barimo baravuga bati twebwe dufite ibifaranga, ugasanga umwana aravuga ati wacu dufite ibifaranga, ugasanga n'umugore arimo aravuga ngo twebwe rwose dufite ibifaranga, ariko byanarangira ugasanga n'abantu barimo baravuga bati yewe tujye kwa kanaka tujye kuryaho ibifaranga. Iyi nyito ivuga ngo ibifaranga iyo ibonetse itwereka iki? Itwereka kutamenyekana k'umubare w'ayo mafaranga, ikatwereka yuko ayo mafaranga nta mahame ayagenga, bivuga ngo ni ibifaranga nyine nta mahame abigenga. Ikindi harimo nayo gutera inyoni nyine kubera ko ari ibifaranga. Noneho iyo umuntu avuze ibifaranga wumvamo yuko bizakomeza kwisuka nta mpinduka. Uyu munsi wa none niba ukorera miliyoni, niba ukorera 100,000 angahe, niyo waba uryamye telefone wayizimije amafaranga bakayawohereza. Kuko ibyo rero ibifaranga biravuze ngo bizakomeza no kwisuka, ntabwo ibihe bizahinduka ngo hagire igihe ibyo bifaranga bibura. Ikindi usanga abantu benshi bafite ibyo bifaranga bavuga ngo twirire twinywere kuko n'ubundi ejo tuzapfa, mureke twirire ibintu biriho, nimureke abantu birire. Ndetse ibifaranga iyo ubiriye nibwo ibindi bibona aho bijya. Ugasanga umuntu aravuga ati amafaranga iyo umuntu atayariye ntabwo ayandaza, ni mu birye kugira ngo tubone ayandi andi azabona aho ajya. Kenshi na kenshi usanga n'abantu barimo gukoresha terime zivuga ngo twe twayafashe umuzi, twebwe rwose dufite kanaka afite amafaranga. Umuntu rero ufite ibifaranga akanabirekura, usanga abantu bavuga yuko ari umuntu woroshya ubuzima, ni umuntu wabufashe, ndetse abantu benshi usanga babyita amazina atandukanye. Ariko nshuti zanjye, niba mubyumvise neza impamvu byiswe ibifaranga, harimo impamvu zo kutareba kure. Ariko noneho reka turebe amafaranga. Iyo ijambo rivuzwemo amafaranga hazamo ikintu cy'ubwenge. Mu mafaranga hari bwumvikanemo ko harimo ubwenge, harimo amakenga, harimo amabwiriza agenga ya mafaranga, harimo gutekereza ahazaza, kandi kureba kure kuri uyu nguyu byitwa imibare. Kanaka agira imibare, kanaka amafaranga ye ayafitiye imibare, ntabwo ajya apfa kuyarekura. Kanaka amafaranga ye ntiwapfa kuyamukuraho mu buryo bworoshye. Rero nshuti zanjye, abantu ba gatatu noneho ni abantu bafite imvugo y'udufaranga. Iyo imvugo udufaranga ikoreshejwe uhita wumvamo iki? Wumva yuko utwo tuntu ari duke, harimo kutanyurwa nuko umuntu, harimo kutanyurwa k'umuntu uyafite, harimo amaso areba mu y'abandi mafaranga. Mu magambo make, uyu muntu kubera iki yagize udufaranga? Yakubise amaso kuri wa muntu ufite ibifaranga, akubita amaso kuri wa muntu wundi ufite amafaranga, arangije aye ntabwo akitwa amafaranga ahubwo yahise yitwa udufaranga. Kubw'ibyo rero iyo tuvuze udufaranga harimo kutanyurwa. Tuvuze udufaranga urumvamo ubusambo, urumvamo harimo ikintu cyo kutanyurwa, kutanezerwa no kutishimira babandi b'amafaranga icyo bagezeho. Rero nshuti zanjye, tugiye kureba mu muryango,
ese ni iki cyakubwira mu muryango niba ufite ibifaranga? Ni iki cyakubwira mu muryango niba ufite amafaranga cyangwa se niba ufite udufaranga? Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo imiryango yacu uko ibayeho bifitanye isano n'amafaranga. Reka nkubwire yuko Bibiliya ifite icyo igenda ivuga. Abaroma 12 umurongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukite abanyabwenge. Mu magambo make, iri somo rirambwira ngo iki? Imana ntabwo mu minsi y'imperuka abantu bayo izabatungisha kubaha amafaranga menshi, dore ko hari n'abajya gusenga mu madini ngo Imana ibaha amafaranga. Hari n'abajya mu butayu bakabwira Imana bati, Imana numpa miliyoni nk'icumi nzagusenga, nzagukurikira, nzakubaha rwose. Ariko mu by'ukuri ntabwo abantu b'Imana Imana igiye kubaha amafaranga menshi kugira ngo babone kuyikiranukira, ahubwo Imana irimo irasaba abantu bayo kubana n'ibyoroheje. Ikindi kintu gikomeye nicyo dusoma mu Migani igice cya 6 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo wa munyabutewe sanga ikimonyo witegereze uko kigenza, kandi ugire ubwenge, ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki, kandi mwisarura kikishakira ibigitunga. Imiryango yacu uyu munsi wa none ipfusha ubusa. Ni nayo mpamvu abantu bafite imiryango bagomba kwegera ikimonyo. Ntikigira umutware, mu magambo make ntikigira bosi. Ikimonyo ntikigira igisonga, ntikigira umukozi cyangwa ngo kigire shebuja, ariko kirahunika. Mu ibihe iyo bigiye guhinduka kirabimenya, kigahunika ibintu kizarya. Ariko uyu munsi wa none ingo nyinshi zifite ibifaranga. Uko ibifaranga bije rero barabirya bakabikura mu nzira kugira ngo ibindi bibone aho bijya. Ariko hakeneye mu miryango yacu kwitoza kubana n'ibyoroheje. Abagore n'abagabo bakwiye kwitoza kumenya urwego Imana yabashyizemo, bakamenya uko babayeho. Ikindi kandi hagomba kubaho kudapfusha ubusa, hakaboneka kubika. Matayo 14:20, Bibiliya ivuga uburyo Yesu agaburira abantu benshi byagenze. Umurongo wa 20 bavuga ngo bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intonga 12. Intonga 12 zuzuye ubuvungukira. Abantu bamaze guhaga barabitaye barajya, ariko Yesu wari uzi agaciro k'ibyakozwe, yaravuze ngo muteranye ubuvungukira. Mu miryango yacu uyu munsi wa none, iyo aba twateranyaga ubuvungukira buva ku migisha Imana iduha, twakagombye kugera ku bintu bikomeye. Ariko uyu munsi wa none hari amafaranga abantu bavuga bati nta kintu amaze. Umuntu agahita avuga ati aya mafaranga nta kintu yatugezaho, nimuyarye murye neza, twirire twinywere, n'ubundi ejo tuzapfa. Umuryango utekereza gutyo ntushobora kuzatera imbere. Imigani 3 umurongo wa 9, wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe. Mu magambo make, abantu bazi ko kubaha Imana ari ukujya mu materaniro, kubaha Imana ari ukujya gusenga bakaririmba, ariko Bibiliya itubwira yuko niba ushaka kubaha Imana kuzuye, amafaranga yawe, ubutunzi bwawe nabwo kubaha Imana kugomba kumanuka kukabugeramo. Ni umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Niba umuntu adashaka kugira icyo amara akora mu murimo w'Imana, ntagire icyo amara mu murimo w'Imana, akaba adashobora gutanga icya 10 n'amaturo, yarangiza ntagire n'abantu agirira neza, yarangiza agashaka yuko ibigega bye byuzuzwa. Biruzuzwa ngo bikore iki? Rero Imana ifite gahunda. Ibigega byawe bizuzuzwa gusa mu gihe ubutunzi bwawe wabushyizemo kubaha Imana, kandi ubwo butunzi nibugera iwawe buzaba iwawe ari stoke, aho ubutunzi buva bujya gukora umurimo w'Imana, bujya no gufasha abantu bakuzengurutse bafite ibibazo. Imigani igice cya 10 umurongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena. Kimwe mu bintu byangije imiryango yacu ni ubunebwe. Ukuboko kudeha. Umugabo akicara akagenda akajya ku kazi, yarangiza yakorera 3 akavuga ati 3 iwanjye bararya bagahaga, reka nimanukire njye kuryama. Umugore agakora byageza saa 5 amaze gukorera icya 5 aho acuruza inyanya cyangwa se aho akorera akazi, yarangiza agahita avuga ati ndatashye, njyewe mbwira Imana yuko igomba kumira ibyo kurya by'uwo munsi birabonetse, ndatashye, ibyejo bizabara bejo. Nshuti zanjye, ukuboko kudeha, umuntu w'umunebwe, umuntu udakoresha imbaraga ze zose, uyu muntu azakena. Ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Abantu benshi uyu munsi wa none, umuntu arakira barangiza ngo yagiye ikuzimu. Umuntu arazinduka agakora, akazinduka saa 11, wowe ukiryamye, warangiza ukabyuka saa 4, aho ubyukiye ukanywa igikoma, warangiza ukicara imbere ya televiziyo, saa 8 zikaba zirageze. We yazindutse saa 10 ajya mu masoko yo hanze, yazindutse saa 10 ajya gukora akazi k'ubuyede, mu mwanya saa 10 uri bubona aje atahanya amafaranga.
undi umuntu wagiye isafari, abacuruzi, abantu benshi usanga bavunika cyane. Ariko birangira gute? Birangira uganira n'umuntu akakubwira ati kanaka yagiye ikuzimu niho amafaranga yakuye. Inshuti zanjye nagira mbabwire ngo ikuzimu hakomeye ni imitekerereze ipfuye yo kumva yuko umuntu atakora n'amaboko ye n'ubushobozi bwe ngo abe yakira. Rero nshuti zanjye ibintu birakomeye. Imigani 28:22 Bibiliya iravuga ngo umuntu w'ishyari ashakana ubukungu bwira. Umuntu ufite ishyari araza agasanga ufite imodoka, akaza agasanga ufite inzu, abana barimo bariga mu mashuri ahenze, yajya kubona akabona kuri konti ufite amafaranga menshi, yarangiza ati kanaka byanga byakunda iwacu turaturanye mu cyaro, reka nanjye mite nyira nk'uko yakize. Niyo mpamvu muzasanga abantu benshi ubu barimo baragambanira abandi. Abantu benshi amakonte yabo aramutse avuga, byagaragara yuko ubutunzi bafite babukuye ku kumena amaraso no kugambanira abantu bene wabo n'inshuti zabo magara. Rero umuntu w'ishyari ushakana ubukungu bwira, kandi ntamenye yuko umuntu w'ishyari ashakana ubukungu bwira, kandi ntamenye yuko ubukene buzamugeraho. Byanga byakunda abantu bashakana ubukungu ishyari ntibanezezwe n'urwego abandi bagezeho, akumva arashaka kugera ku rwego abandi bamutanze anabagiriye nabi. Uyu muntu byanga byakunda ubukene buzamugeraho. Hari abantu benshi turimo kwibeshya ngo barakize bageze kure, ariko bitinde bitebuka uzabibona, babona bagarutse mu murongo wo munsi y'ubukene, kubera ko nta cyiza cyo guhemuka. Imigani 14:23 Bibiliya iravuga ngo umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Ni abantu bangahe bafite abadamu badashobora gukora akazi ngo kubera ko gasa nabi? Ni abantu bangahe bafite abana birirwa bareba amafilime ngo kubera ko barangije za kaminuza ntibakora akazi, batarabona akazi k'ukwezi gahenze? Noneho ugasanga abo bantu baririrwa mu mazimwe. Ni benshi cyane. Umurimo wose utera inyungu, Bibiliya niko ivuga, mu gihe cyose Imana yawuguhereyemo umugisha. Abantu benshi uyu munsi dufite urutonde rw'abantu bagerageje gucuruza amaduka agahomba, bakagira ibindi bintu bakora bikanga, bagakora akazi k'ukwezi bikanga, yarangiza akavuga ati ngiye gucuruza amakara. Yacuruza amakara akunguka, akubaka amazu, uyu munsi wa none akaba afite n'amafuso. Barahari benshi bagiye bagerageza mu mikorere runaka, mu kazi bita ngo karasa neza ntibagire icyo bageraho, ariko bajya mu kazi bita ngo karasa nabi, ka kazi gatuma badahora bakeye babengerana, ariko wajya ko nukabona batunze ingo zabo, abana babo barimo barabohereza kwiga hanze. Nshuti zanjye ibi bintu birakomeye. Mu gihe cyose Imana yahaye umurimo wawe umugisha, umurimo wose utera inyungu. Amen. Impamvu rero imiryango yacu ibamo kuvugana nabi, impamvu uzasanga benshi duhora dushwana, abagabo bababaye, abagore bababaye, abantu benshi bavuga ko abana babo ntacyo babamariye, biterwa n'uburyo twitwara imbere y'amafaranga mu miryango. Mu cyigisho cy'igitabo cy'urugo rwa Gikristo, ni icyigisho cya 13, banditse amagambo akomeye avuga ngo umuntu witegura kuba umugabo agomba kuba umukozi n'umucungamari mwiza. Ni ikosa rikomeye kujya kuba umugabo utaramenya kuba umukozi, gukorera amafaranga, utaranamenya no kuyacunga neza. Uyu munsi wa none dufite abagore, dufite abagabo, dufite abasore bari mu isi bazi kurya amafaranga ariko batinya kuba bayakorera. Mu bihe bya kera umuco wasabaga ko umusore ugiye gushaka umugore, mbere y'uko ubukwe buba yagombaga guha sebukwe umubare w'amafaranga runaka, cyangwa ibintu bifite agaciro kangana n'ayo mafaranga. Noneho rero iyo byagaragaraga nk'umutekano uzarinda isano y'abashakanye. Mu magambo make, abashakanye isano, umutekano wabo ni ukuba bakora. Naho ubundi umugabo ukora afite umugore udakora kandi yaramutoje kudakora, umugore wimenyereje gukora akaba afite umugabo w'umunebwe udakora, byanga byakunda umutekano wabo nta muntu wawizera. Yaba itorero ntirikawizere, yaba na leta ntikawizere, n'imiryango bakomokamo ntikabizere, kuko ntabwo bijya bishoboka yuko umuntu uvunika cyane abana n'umuntu uhunga kuvunika. Ntabwo bijya bikunda. Hano baranditse ngo ababyeyi ntibizeraga ko abakobwa babo bazatunganirwa baramutse basanze abagabo batigeze bateganya ibyangombwa byo kuzabafasha imiryango yabo. Rero iyo waburaga icyo uhasoba ubukwe, yaguhaga akazi ukagakora mu rugo, wazaza ukora akaguhemba, yamara kuguhemba akaguha ukibikira. Igihe kikagera, iyo yabonaga umaze kugira ubushobozi, amaze kubona ko uri umukozi, yaricaraga akavuga ati rero haguruka ugende ujye kubana n'umukobwa wanjye kuko uzi gukora, dore na bya bindi wavunikiye byose ngibi, genda ujye kubana n'umukobwa wanjye kandi mubane mukomere.
uyu munsi wa none ku bana byabaye imibare. Umuntu arimo aricara akabona iwabo bagiye kumwicisha akazi w'umukobwa, agahita avuga ati kurokoka ibi bintu keretse uwashaka umugabo. Yagera ku mugabo akamubwira ati n'iwacu sinigeze mpinga, n'iwacu sinigeze mvunika, uzandinde ibintu byo kunstresa cyane. Uyu munsi wa none abantu benshi guhunga gukora bisaba yuko bajya ahandi. Abasore kugira ngo bahunge gukora birimo birabasaba kwinjira abapfakazi b'abakecuru kugira ngo agende arya amafaranga ahantu azasanga ibiryo bihiye. Reka mbibutse yuko guhunga gukora, guhunga gushakisha, gukoresha imbaraga zawe ngo ugire icyo ugeraho nacyo ni icyaha. Mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo paje 77 baranditse ngo nta mugabo watanga urwitwazo ngo rwemerwe ko atagira ubushobozi mu bigenderanye n'umutungo. Abagabo benshi usanga yicara akavuga ati impamvu kanaka atera imbere, andusha amahirwe, buriya afite bene wabo bamuha amafaranga, nanjye mfite ibifaranga byinshi, nanjye urugo rwagira gahunda, erega njyewe nta muntu unyitayeho. Umugabo wese agomba kumenya ko igihe Imana yamuhaye imbaraga n'ibitekerezo n'imihore n'imikaya byo gukora, agomba kumenya ko nibwo butunzi bukomeye, nicyo gishoro gikomeye. Ntihakagire umugabo wicara mu rugo rwe ngo narangiza atanga impamvu zo gusobanura impamvu nta kintu afite mu rugo rwe. Mu by'ukuri ibi ntabwo bishoboka. Dushobora kuvuga ku bagabo benshi rero tuti uyu mugabo ni mwiza, ni umugwaneza, ni umunyabuntu, ni umunyamwete, ni umukristo w'ukuri, ariko ntashobora kugenzura ibye. Ijambo iyo ibyo byose bivuzwe bigasozwa nuko umuntu adashobora kugenzura ibye, ibyo bintu biba bitumye bigaragaza yuko wa muntu afite ikibazo. Kuba umukristo mwiza nibyo, ariko kuba umukristo mwiza amafaranga wakoreye ku kwezi, wagenda ukajya mu rusengero, wagera mu rusengero, mu by'ukuri mu rusengero ugomba gutanga amaturo, ugatanga n'icyacumi, ariko mu rusengero usanzemo igitaramo, abantu barakubwiye bati turimo turashaka kugura imyenda ya korari. Warangiza kugira ngo wiyemere mu bantu ugafata umushahara w'ukwezi, icyacumi ntikivuyemo, amafaranga azatunga urugo rwawe ntavuyemo, amaturo ntavuyemo, amafaranga uzashyigikiza ababyeyi bawe na bene wanyu ntavuyemo. Ayo mafaranga yose ukayitanga imbere ngo kugira ngo ukomerwe amashyi, kuko bakubwira yuko amafaranga utanga imbere ku ruhimbi kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, ayo mafaranga yose ari nako uzakubirwa inshuro nyinshi. Mu by'ukuri inshuti zanjye, mu nzu y'Imana tubwirwa gutanga icyacumi n'amaturo, ariko nanone ntabwo tubwirwa yuko tugomba gutanga ibintu byose ku buryo twibagirwa yuko dutuye ku isi kandi imiryango yacu igomba gutera imbere. Rero 1/10 kigomba gukora mu nzu y'Imana, ariko 9/10 Imana iduha ubwenge bw'uburyo turabikoresha kugira ngo natwe imiryango yacu itere imbere. Mbega uburyo amadini y'ibinyoma uyu munsi wa none yicara akabwira umuntu ngo nagurisha ibyo atunze, noneho narangiza abizane, nibarangiza babikoreshe, Imana izamukubira inshuro nyinshi. Ibi bintu ntabwo ari byo. Abantu b'Imana bakwiye kumenya uko batwara amafaranga. Rero hari igihe umuntu agira amafaranga wajya kubona ukabona bamwishe mu mutwe ku buryo atabasha kuyagenzura. Rero ababyeyi be ntago baba barigishije uyu muntu kugenzura ubutunzi afite, kubirebana no gukoresha amafaranga. Uyu muntu aba akora nk'umwana. Ntabwo dukwiye kumera nk'abana ku bigendanye n'amafaranga. Umwana iyo umuhaye 100 aragenda agahita aritanga muri botike, ntabwo azi niba haba umugati wa 50, ntabwo azi niba bombi igura 10. Icyo akora ni uko yamuhereje kose aragenda agahita ayatanga, bakamaze bati urashaka icyo? Ati bombo. Bakarunda bombo nk'icumi bakamuhereza. Mu by'ukuri ntabwo aba yarazi ko bombo ayo mafaranga afite agaciro ka bombo 10. Abantu benshi rero barakora nk'abana. Urugo urimo urajya kubona ukabona amafaranga umugabo ahembwe ayahereje umugore, umugore akagenda yose akayaguramo urukweto rumwe, bwacya akavuga ati turarya iki? Amafaranga abantu mo barayafata yose uko bayahembwe, nta nzu bagira yo kubamo. Urasanga umuntu arimo kurwana n'ubuzima bwo gukodesha. Amafaranga uko ageze kuri konte yarangiza bagahita bayateguramo umunsi mukuru, anniversaire, bakarya inkoko, bakarya inka, bakagaburira abantu bakarya, barangiza bati murye ibintu biriho. Ariko nshuti zanjye, ubwo ni ubujiji. Imana ntabwo izakomeza kwemera yuko imbaraga zayo n'imigisha yaduhaye bipfa ubusa. Nk'uko umuriro udashobora kugumya kwaka nta bivumbikisho, niko n'urukundo rudashobora kugumaho hatabaye ibikorwa birubungabunga.
uyu mugabo witwa mwene data si yandikiwe na Ellen G. White, yaramwandikira aramubwira ati waketse ko waba utaye agaciro uramutse ugaragarije umugore wawe urukundo binyuriye mu bikorwa by'ubugiraneza, mu gushakisha umwanya mwiza wamugaragarizamo urukundo, mu magambo meza no mu bikorwa byo kumwitaho. Urahindagurika mu byiyumviro byawe kandi ukururwa n'ibikuzengurutse. Igihe uvuye mu kazi kawe, tandukana n'ibyaguhangayikishije n'ibibazo byawe. Taha mu muryango wawe mu maso hawe hakeye kandi wuzuye impuhwe, ubagaragarize ubugwaneza n'urukundo. Ibi bizaba byiza kuruta gutakaza amafaranga uvuza umugore wawe mu bitaro no mu bapfumu. Uyu mugabo yari afite ikibazo, ntago yitaga ku mugore we, yafashe umwanya we awugira uwo gushaka amafaranga. Arangije mu rugo agataha yarakaye, ababwira bamuganiriza akabwira ati munkureho za stress zanyu, akaza avuga nabi. Amafaranga aragenda atuma urugo rwe rutisanzura ku mafaranga ye, abana be n'umugore baba mu gahinda. Arangije ngo yahoraga yumva yuko kuba umugore baganira akamugaragariza urukundo, uyu mugabo yafunze amafaranga mu rugo rwe. Arangije atuma nanone afunga n'amagambo meza, ntagire ikintu cyiza ababwira, afunga no kwemerera umuryango we kumwisanzuraho. Nawe aramwandikira aramubwira ati rero kuganiriza umugore wawe, kumumwenyurira, kumwereka ko ari uw'agaciro kuri wowe, kumubwira amagambo meza yo guhumuriza, kwita ku bana bawe, ibi bintu bizaba byiza kuruta yuko wakoresha amafaranga yawe uyamujugunyaho mu gihe azaba yarwaye, cyangwa ukazayajugunya mu bapfumu ngo umenye niba hari umuntu runaka wakugiriye nabi. Nshuti zanjye, imibereho yacu amafaranga akeneye kuyigiramo uruhare, ariko nanone ntakwiye gutagaguzwa. Mu gitabo cyitwa Testimony for the Church volume ya mbere baranditse ngo utekereza ko byagutesha agaciro uramutse ugaragarije urukundo no kuvugana neza n'uwo mubana. Rero nshuti zanjye, iki kintu dukwiye kukimenya. Umuryango uri mu mujyi rero reka tuwugire inama. Icyigisho cya 20 mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo baranditse ngo akaga k'ubuzima bwo mu mujyi. Buriya najya mbabwira inshuti zanjye, abantu bo mu mujyi twebwe dukeneye kwiga gusaba Imana tugapfukama, Imana ikatwigisha uko dukoresha amafaranga, kuko twebwe dufite n'ibintu byinshi biyakeneye kandi kuyabona biba bigoranye. Hano baranditse muri iki gitabo ngo imibereho yo mu mujyi ni y'amafuti, ntifashije kandi ntifatika. Inyota y'ifaranga, guhora ukubita hirya no hino no gushaka kwinezeza, inyota y'umurimbo, guhora mu binezeza no gusesagura, byose bivana ibitekerezo ku mugambi w'ukuri. Mu magambo make hano barakomeje barandika ngo byugurura amarembo ibibi byinshi. Ku basore ibyo bintu bifite imbaraga badashobora kwihanganira. Ibiruhuko ntibibarika, n'imikino no gusiganwa ku mafarashi bikurura abantu ibihumbi, no gukubita hirya no hino kimwe no kwinezeza nabyo birabakurura bikabatesha gukora imirimo ikwiriye. Amafaranga apfushwa ubusa mu by'imikino yo kwinezeza. Mu magambo make, abantu bo mu mujyi, niba uri umukristo ukeneye kumenya yuko ukeneye gusaba Imana ikagutoza kudapfusha ubusa imigisha yawe. Niyo mpamvu muzabona abantu bo mu mujyi aricara akabaho atunze amafaranga, akayagura amamodoka, akicara akayanezererwamo, bikazarangira ashaje nta n'ikintu afite cyo kuha abana be, afite ikimwaro cyo kubabwira amateka ye. Uyu munsi wa none abana baricara bakabwira papa wabo akicara akavuga ati ninjye mutware w'uru rugo, ndi papa wanyu, ntimukankinishe, ndi umuntu ukomeye. Umwana yarangiza ati ariko papa, uretse ko wirirwa udukanga utubwira ngo watunze amafaranga, uyu munsi wa none ikintu kigaragaza yuko wigeze utunga amafaranga ukanadutekereza niki? Ko twishwe n'inzara turimo guhurira ku isahani y'ibiryo turi abana 7, kandi uyu munsi wa none udukanga ngo wari ukomeye, ubu afaranga wari ufite wayakoresheje iki? Ntimukajye rero mudukanga, nta kintu mwatumariye, natwe biragaragara ko ntacyo tuzabamarira. Mbega amagambo mabi. Ibikoresho byo mu nzu zacu ntago bikwiye gutwara amafaranga. Reka mbabwire yuko muri iki gitabo mu cyigisho cya 22 mu ngingo yitwa kubaka no gushyira ibikoresho nkenerwa mu nzu baranditse ngo akamenyero kacu gasanzwe katubuza umunezero mwinshi n'imigisha myinshi, katubuza kubaho turi ingirakamaro mu buryo bushoboka bwose. Gushyira mu nzu ibikoresho bihanitse kandi bihenze ntabwo ari ukwaya gusa amafaranga, ahubwo bigutera kugira amakene menshi ndetse bikaba inkomoko y'amaganya ahoraho.
umuntu arimo aricara akaba atunze miliyoni, yarangiza iyo miliyoni arakodesha inzu, aho kugira ngo ayiguremo ikibanza azubake inzu, wajya kubona ukabona yayiguzemo televiziyo nziza ya furate, yarangiza agahita avuga ati iyi televiziyo irahagije. Afite abana 5, umwana muto arakambakamba, ejo ya televiziyo azayikubitamo ikanya cyangwa ikiyiko iba iramenetse. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu bakeneye kubaka ubuzima bwabo bw'ahazaza, bakubaka ubuzima bw'akazi kabo, bakubaka ahazaza hababo, kuruta gushyira mu nzu ibintu bihenze. Kubera iki ibi bintu byanditswe? Nuko mu gihe cya Ellen G. White umuntu wese yashakaga ikintu ashyira mu nzu kizatuma yemeza abantu. Mushyire mu nzu yanyu ibikoresho biciriritse, bizarama kandi bitaremereye, byakorerwa isuku mu buryo bworoshye kandi bikaba byasimbuzwa ku giciro gito. Mu gukora ibibanogeye, urugo ruciriritse mushobora kuruhindura urugo rwiza kandi rureshya abandi niba rwiganjemo urukundo n'ibyishimo. Mu gihe cyose mu rugo rwawe hari urukundo n'ibyishimo, byanga byakunda ntabwo umuntu azaza ngo arebe cya giteleviziyo cyawe gihenze, ahubwo umuntu televiziyo nyakuri izaba iri mu maso hawe naho umugore wawe, uburyo murebana mugiye kwakira umushyitsi, uburyo abana barimo gukina baza bisanzura ku bashyitsi banababwira uturirimbo n'amagambo meza. Ibyo bintu bizatwara umuntu wagusuye bitume atamenya yuko nta na televiziyo ihenze mufite. Ariko uyu munsi wa none ibintu byo kwemeza abantu bidutwara amafaranga kandi ugasanga turiho nabi. Kwirinda umwuka wo kurushanwa, abantu benshi bari mu buzima bw'amarushanwa, abantu barimo barakorera mu irushanwa, abagore barimo barasiganwa, umugore umugurira umwenda yarangiza akavuga ati kwa kanaka batazanseka, umugabo aragura imodoka yarangiza ati kwa kanaka w'inshakarafu atazanseka ubwo yaguze imodoka nk'iyanjye, ndemera mfate credit ya banki nguri yiruta ejo atazansuzugura. Abantu benshi bari mu buzima bwo gusiganwa, ariko ubuzima bwo gusiganwa nabararikira kubuvamo ukamenya yuko wowe ukwiye gusiganwa n'ubuzima bwawe, ukamenya ko ugomba gusiganwa n'iminsi kugira ngo abana bawe uzasaze hari icyo bagejejeho, aho gusiganwa mu isiganwa ry'abandi bantu. Mu cyigisho cya 22 iki cyigisho baranditse ngo ubuzima buhemukira cyane kandi bugatera agahinda. Abantu benshi bihimbira ingorane. Magambo make, mwari muzi ko hari abantu bihimbira ingorane? Yego rwose. Mu kwihatira kwigana abandi ibyo bakora, bakora ibikorwa bidakenewe. Intekerezo zabo iteka ziba zihugijwe no kumenya uko bahaza amakene yo kwibona kwabo no gukurikiza amabwiriza y'ibigezweho. Amafaranga, kubyitaho n'imbaraga bishirira mu bintu bitangiriza gusa ahubwo bitanakenewe. Iyaba amafaranga yabigiyeho yakoreshejwe kubw'umugambi uhanitse wo gukiza imitima, umurimo w'Imana uba warateye imbere biruseho. Abantu benshi cyane barahagizwa n'ibyo bibwira ko ari iby'ingenzi cyane mu buzima, ariko kugira ngo babigereho bagatamba ubuzima bwabo. Reka mbwire yuko nshuti zanjye, abantu benshi barimo barahagira, abantu benshi bagiye mu isiganwa ryo kwemeza abantu, none ubu bamaze kwahagira. Abantu benshi bafashe abana babo babashyira mu mashuri arengeje urwego rwabo, bafashe inzu aho kugira ngo bajye mu rwego rw'ubuzima bwabo, baragiye bajya gukodesha inzu zibahenze, baragiye bajya gufata amamodoka akomeye ya kredi, kandi mu by'ukuri abenshi bamara umwaka bakirukanwa mu kazi, n'umugore yari asanzwe adakora, kandi yarangiza akakubwira ati imodoka yanjye nimvaho nzaba mpombye. None ikizakurikira ni iki? Nuko abantu bamaze kuba besikoro. Arafata telefone ati nyoherereza 40,000 nzayaguha ejo, yarangiza agahamagara ahandi ati nyoherereza 100,000 nzayakoherereza ejo, yarangiza akagenda akabwira undi ati mfatira amafaranga kuri banki 600 nzayaguha mu cyumweru gitaha. Ya mafaranga akagenda akayishyura nyiri inzu y'800 abamo, ariko mu by'ukuri ugasanga ni ukubeshya beshya. Niyo mpamvu usiga ugana n'umuntu akakubwira ati ndimo ndabeshya beshya iminsi ikicuma, ariko mu by'ukuri ibi biraterwa n'iki? N'amarushanwa. Abantu bakagombye gutangira kwitoza kubaho mu buzima buhuje n'urwego bariho. Hano baranditse ngo rero umwuka mubi wo guhangana utera abantu basa nkaho bari mu kigero kimwe guhanganira kwiyerekana mu myambarire no mu byo batunze mu nzu. Ijambo urugo ryarahindanijwe ku buryo risigaye risobanura ubwinshi bw'ibintu n'imitako myiza n'amarangi asize ku nkuta enye z'inzu. Mbega amagambo ababaje. Abantu benshi iyo agiye gusura kwa kanaka,
ubusobanuro bw'urugo bwari iki? Byari isano umugabo n'umugore bafitanye n'uburyo biyubaka bakanubahana. Ariko uyu munsi wa none umuntu wese arakubwira ati hatazagira umuntu udusura akagira ngo urugo rwacu nta gahunda rufite. Rero abantu barimo baragura amasaha ahenze, abantu barimo baragerageza kwishyiraho imirimbo idasanzwe, ndetse uyu munsi wa none Bibiliya icyo yita urugo kinyuranye mu bitekerezo by'abantu n'icyo abantu basigaye bita urugo. Kuri iki gihe urugo ni televiziyo nziza, urugo ni icyumba cyiza cyane, urugo ni ibintu birengeje ubushobozi bwawe wabonye abantu bazaza baza bakareba. Ariko mu by'ukuri inshuti yanjye siko bimeze. Mu gihe abagize umuryango bo babaho mu muhangayiko wo mu bwenge uhoraho kugira ngo banezeze ibyo ibigezweho bibasaba mu mashami yose y'ubuzima. Abantu bari mu muryango bari mu muhangayiko ukomeye kugira ngo bahuze na sisiteme isi igezeho, bemeza abantu. Ibi bintu bituma bafite umunaniro uhoraho. Nshuti yanjye najya mbabwire ngo byanga byakunda abantu bakeneye kugira icyo bakora. Ese ufite ibifaranga? Ese ufite amafaranga cyangwa ufite udufaranga? Igihe kirageze ngo abantu bamenye ikintu gikomeye yuko bakwiye kunyurwa n'icyo Imana yakoze. Benshi ni abahanya mu ngo zabo kuko bagerageza ku giciro icyo ari cyo cyose kwigaragaza imbere y'abandi. Bakoresha amafaranga menshi kandi bagakora ubutaruhuka kugira ngo bimakaze umubano wo bagirana n'ababashimagiza. Mu by'ukuri ntibiyitaho cyangwa ngo bite ku butunzi bwabo. Abantu benshi usanga imbaraga zabo n'amafaranga bayamarira ku bantu babashimagiza. Mama kana waberewe rwose, wajya kubona ukabona amafaranga, ibintu byose, umwanya we niho yawumariye. Umugabo ukamubwira uti uri umukire muri no quartier, yarangiza akafata abantu nka 20 akazaza bagurira, akabafata neza, akababaza ati mwumva abantu bavuga ko ndi iki? Mu by'ukuri inshuti zanjye, kujya mu irushanwa ryo kumenyekana no kurushanwa nibyo bitumye imiryango myinshi bayeho mu buzima bubi. Buri kintu cyose gifatwa nk'aho ari icy'ingenzi ko kigomba kuba kiri mu rugo, maze kigatakazwaho amafaranga menshi, kabone n'ubwo kinezeza amaso kandi kikabongerera ubwibone, ariko ntacyo cyungura mu gukomeza umuryango. Hari ibintu byinshi dufite mu miryango yacu bidafite icyo bimaze. Rero hari amahame agomba kugenga umutungo w'umuryango. Mu cyigisho cya 61 cy'iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo baranditse ngo amafaranga ashobora kuba umugisha cyangwa umuvumo. Amafaranga si umuvumo gusa, ahubwo afite agaciro kenshi kuko aramutse akoreshejwe neza ashobora gufasha mu gukiza imitima kandi adufasha gufasha abakennye kuturusha. Ariko iyo akoreshejwe nta makenga ndetse n'ubwenge bibirimo, amafaranga ahinduka umutegeka kuyakoresha. Igihe kirageze ngo abantu birinde kuba baretwa b'amafaranga. Ariko uyu munsi wa none mugana n'umuntu ukamuzi uti kutagisenga, akakubwira ati wapi byaranze, nafashe udufaranga twa banke mbona nta kindi kintu nakora. Urabona ariya mafaranga, erega nawe ntago wabimenya. Iyo umaze kugira miliyoni nka ziriya mfite, uhita ubona yuko ubuzima bwagoranye. Kubw'ibyo rero gusenga rwose nzaza ntanga amaturo, yewe korari nigira ikibazo nzaza nyabaha, ariko kugaruka ku rusengero nta mwanya wabyo mfite. Umuntu yakoresha mu guhaza ubwibone bwe n'ibyifuzo bye, abikomoramo umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Amafaranga ashyira ibyiyumviro byacu mu igeragezwa. Umwunguka ibirenze bikenewe agomba gushakisha ubwenge. Umuntu wese ubona arimo kunguka akabona amafaranga arimo araza ari menshi kuruta uko yari asanzwe ari, ajya apfukama abwira Imana ati Imana nk'ubwenge bw'uburyo ndakoresha iyi migisha, kuko bishoboka yuko hari igihe imigisha izafungana nkakomeza kugendera kuri iyi ngiyi nabonye. Bityo rero uyu muntu azirinda kwihimbira amakene no kuba igisonga kibi acukurira igishoro Imana yamuhaye. Acukurira igishoro Imana yamuhaye. Magambo make, Imana nibiguhaye umugisha wo kugira amafaranga, jya wirinda kwihimbira amakene, wirinde kwishyira mu bibazo. Nshuti zanjye najya mbabwire ngo twihuta, Imana ifite ikintu kidasanzwe yifuza kudukorera. Igihe twumviye ibyifuzo n'irari ryo mu mitima wacu, igihe dukundwakaje igitekerezo cy'uko tudafashijwe n'Imana, amafaranga yaduha umunezero. Ayo mafaranga ahinduka umutego w'igitugu utegeka umuntu akiringirwa kandi akaramywa nk'Imana. Iyo utabaye maso ushiduka amafaranga yarabaye nk'Imana, udahumeka, udashobora kugira icyo ukora, akabambwaho icyubahiro n'ubunyangamugayo, ukuri no gukiranuka. Abantu benshi amafaranga yabo yahindutse urumambo rubambwaho icyubahiro, rubambwaho ubunyangamugayo, rubambwaho ukuri no gukiranuka. Benshi
kugira ngo amafaranga aboneke babambye ukuri, babamba gukiranuka, ubunyangamugayo barabujugunya. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none muganira n'umuntu akakubwira ati niba ushaka amafaranga gabanya ibintu by'ikirokore mu kazi. Mu by'ukuri ntabwo ikirokore aricyo gituma amafaranga ataza. Amategeko y'Imana aterwa umugongo, kandi abantu bakayoborwa n'imihango n'imigenzo y'isi yashyizweho n'ikigirwamana cyitwa mamoni. Rero uyu munsi wa none dukeneye gusaba Imana ngo idufashe, dukeneye gusaba Imana ngo itugenderere, itwambike imbaraga, kumenya ko abantu bafite akazu kabo ko kubamo. Muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo paji 326 bavuga yuko ari bwo buryo buzatuma abantu bagira ubwigenge. Abari mu cyiciro cy'abakene bakwiye kwiyumvisha yuko atari imbata. Mu magambo make, buri muntu wese akwiye gukora kugira ngo Imana imuhere umugisha mu byo akora. Amafaranga yose yakoreshejwe ni ngombwa gusobanurwa neza icyo yakoreshejwe. Ntugahe umwana wawe, ntugahe umugore wawe, wa mugore we ntukemere ko umugabo wawe ajya kuri konti ngo akureho amafaranga. Mu by'ukuri ngo ayo mafaranga biba ari ibintu bidasobanutse ibyo agiye gukora, kuko ni ibintu bitera ikibazo mu muryango. Ku muryango ubaho birenze ubushobozi bwawo, twawugira inama yo guca bugufi bakamenya urwego rwabo. Nshuti zanjye, umuryango wahamagariwe kwiyanga bakwiye kumenya yuko byanga byakunda Satani ahari kugira ngo atume bapfusha ubusa ubushobozi Imana ibahaye, kugira ngo mu bukene bazababare kandi babone ko nta kimana ibakoreye. Kuzigama rero nabyo birakenewe. Agakabyo ko mu bundi buryo ni ukuzigama kutarimo ubwenge. Dukwiye kuzigama tukabika ubuzima bwacu, tukabubikira ubushobozi bw'ahazaza tuzakoresha imibiri yacu itangiye kugira intege nke. Ariko nanone hari ukuzigama nanone kubabaje, hari ukuzigama kutarimo ubwenge. Imana ntihabwa icyubahiro mu gihe twirengagije umubiri wacu, cyangwa mu gihe twawukoresheje birenze urugero, bityo tukawutera kunanirwa gukora umurimo wacu. Umuntu aricara akavuga ati ndashaka amafaranga yo kubika, yarangiza akirirwa atariye, umuryango akawicisha inzara, yarangiza akavuga ati ndimo ndabategurira ahazaza. Ejo yarangiza bikarangira arwaye, kwa muganga bakamubwira bati uzize indwara yo kutiyitaho. Mbega kuzigama kubi! Abantu benshi imiryango yabo iriho nabi, ndetse abenshi barimo barapfa nabi. Abagabo ngo barimo barakanira, abagore ngo barimo barakanira. Nshuti zanjye, byaba byiza cyane amafaranga make akoreshejwe mu myambaro no mu bikoresho byo mu nzu, ahubwo amafaranga menshi akerekezwa mu byo kurya. Hari amafaranga agomba kubikwa, hari amafaranga agomba kwerekezwa mu myambaro no mu bikoresho by'inzu, ariko dukwiye kumenya yuko impagarike yacu dukeneye kurya indyo yuzuye kandi ifite akamaro. Nshuti zanjye, twerekeza ku musozo, nagira ngo dusome iri somo ryo muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 1. Iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Ubutunzi bwanyu buraboze. Mu by'ukuri abantu benshi babona yuko ubutunzi bwabo bugeze aho buryoshye, ariko mu by'ukuri abantu benshi ubutunzi buraboze bitewe n'aho babukuye. N'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi, izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya, izarya n'imibiri yanyu nk'umuriro. Mu magambo make, ubutunzi bw'aba bantu bwarabajyanye bubajyana mu murongo uzatuma barimbuka byanga byakunda. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Mu magambo make, uyu munsi wa none abantu barahamagarirwa iki? Ubutunzi. Kuki Imana iduha amafaranga? Imana iduha ubutunzi kugira ngo umubiri wacu ube muzima, tuwiteho, tuwugaburire, tuwambike, kandi tukorere ibishoboka byose. Imana iduha ubutunzi kugira ngo haboneke uburyo bwo kugira ngo imitekerereze yacu imenye urukundo Imana yadukunze, kandi dukunde n'abandi batashoboye kubona bwa butunzi. Imana iduha ubutunzi kugira ngo bukoreshwe mu nshingano yo gukiza imitima. Insengero zubakwe, abantu b'Imana bahabwa amafaranga yo kubafasha gukora umurimo, kandi nanone ibikoresho biboneke, inzu y'Imana isusuruke, kuko ariyo babanyabyaha bazajyamo bagataha basusurutse. Rero Bibiliya iravuga ngo mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya.
uyu munsi wa none hari abantu benshi barimo gukoresha abantu bakabambura. Hari abakoresha abakozi bo mu rugo bakabambura, hari abantu benshi bakoresha abantu barangiza yamujyamo ideni yabona atazamwishyura akamwicisha cyangwa akamugirira nabi. Ariko nshuti zanjye, uyu munsi wa none reka tumenye yuko aho amafaranga yavuye niho hazatuma, niba amafaranga yawe akomoka ku Mana, Imana izakwereka icyo yakoresha. Aya mafaranga ntazakubera ikigirwamana, aya mafaranga ntazaguca mu bantu, aya mafaranga azagaragara mu nzego zawe zose z'ubuzima. Ntago azaguteranya n'abantu, ntazagukura mu itorero, ntazagukura mu bantu, ntazatuma ucika mu muryango wawe, ntazatuma urengwa, ahubwo aya mafaranga azatuma umenya yuko uri igisonga cy'Imana. Kubw'ibyo rero, ariko amafaranga avuye kwa Satani yo byanga byakunda azaguca mu bantu, azaguha inshuti mbi zikwangiza, azaguca mu rugo rwawe atuma ushaka undi mugore, azatuma abantu bene wanyu ubahaga wumve ntubashaka, kandi azatuma wumva kuba mu nzu y'Imana umunyamafaranga nkawe nta kintu byaba bimaze. Kubw'ibyo rero, aya mafaranga azaguca mu bantu bose bari bagufitiye akamaro. Hano Bibiliya umurongo wa 5 isoza ivuga ngo mwadamarariye mu isi, mwishimira ibinezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Reka mbabwire inshuti zanjye, uyu munsi wa none mu rubanza tuzacibwa n'Imana n'uburyo twakoresheje amafaranga twabonye, aho twakuraga amafaranga, uko twayifatagamo, n'uburyo ayo mafaranga yacu yagize uburyo yatumye abandi barara banezerewe, ayo mafaranga uburyo yatumye abandi bamenya ko mu ijuru hari Imana, n'uburyo twagiye dukenura amakene yabo kandi tukabacira inzira babona yuko urugendo rwabo rwahagaze. Aya mafaranga azatubera urubanza rukomeye. Imana iguha umugisha rero, Imana ikurinde kugira udufaranga. Kubera iki? Imana ikurinde kutanyurwa, ko kutanyurwa bituma ubona nta kintu ufite. Mu rusengero bavuga bati dukeneye iki n'iki, ugatangira uti kanaka nabitange, niwe ufite ibimusagutse. Bajya kuvuga bati ibi n'ibi birakenewe, ugatangira uti kanaka niwe ufite ayo gutera inyoni nayatange. Kubera iki? Ndajya mbabwira inshuti zanjye, kutanyurwa bituma utabona ibyiza ufite n'ibyo Imana yakugejejeho. Dukeneye kumenya ko dufite ubutunzi, dufite amafaranga, kandi tukamenya ko Imana iduha ubwenge bw'uburyo tuyagenzura nk'igisonga kizima. Ariko nanone dukwiye kwirinda umurengwe, kumva yuko ibintu bizahora nk'uko byahoze, kumva yuko ubushobozi buza tubukoresha ibintu byose tugapfusha ubusa, isi izakomeza kuduha ubushobozi. Ndajya mbabwira inshuti zanjye, amarembo yose ubutunzi bwajyaga bucamo bukagera ku bantu arimo aragenda afungana. Amasoko amafaranga yajyaga acamo abantu bakayabona batavunitse cyane, birimo biragenda bigorana. Ni igihe cyo kugira ngo umugisha wose Imana ikugejeje mu biganza ujye uwucunga nk'uzawubazwa. Icyifuzo nkwifuriza, Imana igukomeze, iguha ubwenge n'ubugenzuzi, ikubwira icyo ikwifuzaho, kugira ngo amafaranga atakubera Imana, ahubwo Imana ikomeze ikubera Imana ikomeye, kandi iguha ubwenge bw'uburyo witwara mu butunzi. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngwino utubere isoko y'imigisha, ngwino utubere isoko y'ubutunzi. Wowe witeguye kuduha kunyurwa, ngwino ubane natwe. Twongeye kugushimira abantu wahaye impano y'ubushobozi bwo kugira ubutunzi, kandi bakaba babukoresha kugira ngo sosiyete imererwe neza, bakaba babukoresha mu miryango yabo kugira ngo itere imbere, kandi bakanabukoresha mu nzu yawe kugira ngo ivugabutumwa ryawe ritere imbere. Abo bantu tubasabiye umugisha. Ariko n'abandi bagiye bagira ibibazo, ubutunzi bwabo bukabakura hafi yawe, ubutunzi bwabo bukabakura mu miryango yabo, bukabakura mu nzu yawe. Uyu munsi wa none amafaranga arimo aragenda yerekera ku musozo wayo, kandi byanga byakunda igihe kirageze kugira ngo abantu bamenye yuko Imana ariyo soko y'umunezero n'ubutunzi bwose. Ngaho rero ngwino ubane n'abantu bari batunze ubutunzi bagahomba, babayeho mu bihe by'imibabaro, ubahumurize. Kandi n'abantu bari barakennye cyane bakaba bafite ubutunzi uyu munsi wa none, bakaba baratwawe n'uwo munezero w'uko bafite ubutunzi bwinshi, ubegere kugira ngo batarengwa bakaguhararukwa bakavuga ngo Uwiteka ni iki. Kandi uyu munsi wa none uduhe kugira ngo uturinde kujya hejuru ngo tutibagirwe izina ryawe, ariko uturinde no kujya hasi cyane kugira ngo tudacumura, tutagira
ibibazo byatuma abana bawe bagusebesha kubw'intege nke zabo, ahubwo nk'uko Salomo yasabye, udushyire hagati aho dushobora kuba twagukorera kandi imiryango yacu ikabaho neza. Ngiki cyifuzo gikomeye twifuza uyu munsi wa none. Mwuka wera aduhindura abatunzi mu by'ijambo ryawe, aduhindura abatunzi mu by'imibereho myiza no kugirira abandi neza, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.